Ndagusuhuje wowe mukunzi w'ibiganiro byacu, ukunda ubutumwa bwiza, wowe udukunda kandi udushyigikira muri uyu murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ndagusuhuje kandi ndakwifuriza ibyiza byose biva ku Mana, Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi, Imana y'imbaraga, Imana umuremyi wa byose na twese, Imana iriho, Imana yahozeho, Imana kandi izahoraho, Imana umubyeyi w'abera, Imana igisobanuro nyakuri cy'urukundo kandi igisobanuro nyakuri cyo gukomera. Ndagusuhuje cyane rero kandi ndagushimira ko wahisemo gukurikira ubutumwa bwiza, ukabuha agaciro, kuko tuzi neza ko hari ibindi abantu baha agaciro, ariko ubwo wahisemo gukurikirana ijambo ry'ubutumwa bwiza, mu by'ukuri ntawabura kugushimira ndetse no kuvuga ko wahisemo neza, wahisemo neza, wahisemo igikwiriye, kandi nta gihombo, ahubwo ni inyungu gusa uzakomeza kubona zituruka mu ijambo ry'imbaraga, ijambo ry'inkomezi, ijambo ribeshaho, ijambo ribatura, ijambo rikiza, ijambo rikura mu rupfu rikageza mu bugingo buhoraho. Mu by'ukuri nta gihombo, ahubwo ni inyungu gusa. Ubwo rero ukomeze ubane natwe mu biganiro bitandukanye dukomeza gushyiraho. Niba utarakanda subscribe, wabikora kuko mu by'ukuri ni igihe cyo kubikora, hashingiye ko ibiganiro byacu bikomeza kuboneka. Imana ikomeza kuduha imbaraga n'umwanya n'ubwenge bwo gutanga ijambo ryayo, kuko ari iryayo rero tuzi neza ko ribasha guhindura, ribasha kubeshaho, ribasha kurema ubuzima aho butari, ribasha no gusenya ibitari ngombwa mu buzima bw'umuntu, ariko rikanubaka ibiri ngombwa mu buzima bwe. Ubwo rero ukomeze rwose udushyigikire, ukomeze ubane natwe, ukomeze mu by'ukuri uboneke, uhuguke, kugira ngo dukomeze kuganira, unararike abandi kugira ngo nabo bungukire ku ijambo ry'ubutumwa bwiza, kuko ntawe riheza. Ubwo rero ibyiza wamenye ubimenyeshe n'abandi kugira ngo mu by'ukuri nabo bungukire hamwe natwe twese. Kanda subscribe rero niba utarabikora, hanyuma twandikire muri comments, dukomeze duhe ibitekerezo kubera ko turabikeneye. Uyu ni umuryango mugari, ni umuryango mugari. Ubwo rero twandikire, utumenyeshe ibyo nawe wumva byarushaho kwegeza imbere uyu murimo. Komeza rero mu by'ukuri twereke ko turi kumwe, kandi utange uruhare rwawe kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi, bubohore benshi, bukize benshi, bubesheho benshi. Uyu munsi rero, kubera ko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryo rigira igisubizo kuri buri kimwe cyose, uyu munsi numvise twaganira ku kibazo gikomeje kutavugwaho rumwe cy'ubutinganyi bukomeje kugaragara hirya no hino, ariko bikaba byarafashe intera noneho bikagera no mu madini cyangwa se amatorero, bikanateza nyine ibibazo kuko bitakiriwe kimwe. hakaba n'aho bagiye bacikamo ibice,
bavuga bati oya twebwe ntitwakwemera ibyo, abandi ntabwo twabura kubyemera. Mu by'ukuri rero ni muri ubwo buryo nifuza ko twaganira tukarebera hamwe umucyo noneho w'ijambo ry'Imana, kuko niryo riduha iteka pozisiyo nzima, cyangwa uruhande duhagararamo ruzima turuhabwa n'ijambo ry'Imana. Nubwo haba hariho ibitekerezo by'abantu, byo ntibizabura no kubaho by'uburyo butari bumwe, ariko natwe nk'abayoborwa n'ukuri, nk'abayoborwa n'umucyo, nk'abayoborwa n'ijambo ry'Imana, tuba dukwiye kumenya pozisiyo dukwiriye guhagararamo mu bibazo nk'ibyo. Ikiganiro cy'uyu munsi rero kirimo ibice ngira ngo ahari byinshi turi busobanure. Icya mbere turasobanura inkomoko y'ubutinganyi, nicyo turaheraho, cyangwa icyitera. Mbese ubutinganyi buturuka ku ki? Buturuka ku ki? Buturuka ku ki ko nyine bigaragara nk'aho biteje ikibazo, ariko se byaturutse ku ki? Icyo nicyo cya mbere turasobanura. Kabiri turasobanura ese bwacika gute? Gatatu turasobanura ese birakwiye ko amadini cyangwa amatorero ashyingira abahuje nyine, cyangwa se abatinganyi, abahuje igitsina? Ndumva ari ibice bitatu, ariko buri gice nacyo turagiha umwanya uhagije nyine wo kugisobanura. Icya mbere cyo kinafite nanonemo ibindi bice bito bikigize. Reka nyine abe aricyo duheraho, ko twumva nyine ubutinganyi, ko twumva abantu benshi babigizeho ikibazo, abantu benshi byabahangayikishije, ati bitugezeho natwe, ati byinjiye noneho mu murimo w'Imana, birawushenye, ikizira kigeze ahera. By'ukuri byaturutse he? By'ukuri byaturutse he? Tubiganireho. Byaturutse ku ki? Kuko kumenya burya ikibazo n'aho gituruka bijya biba igisubizo, noneho no kumenya uko cyakemuka. Byaturutse he? Ubutinganyi bwaturutse ku ki? Bwinjiye mu muntu gute? Byakomotse hehe? Ese ni uko nyine Imana yaremye umuntu se? Yamuremye ari uwo gukunda umugore mugenzi we cyangwa umugabo mugenzi we, bagashima kuba babana bakubaka urugo? Ariko se byaje kuva he kugira ngo bigende gutyo? Tubiganireho, turebe umucyo w'ijambo ry'Imana, kuko ari ryo rigira ukuri. Mu by'ukuri siko Imana yaremye umuntu. Imana irema umuntu, umugabo n'umugore, nibo yaremye, ishima ko ndetse babana ku nyungu zo kugira ngo banororoke. Imana irema Adamu, ariko imuremera umugore imukuye mu rubavu, hanyuma ishaka ko bororoka nyine. Nuko byagenze. Intangiriro yari iyo. Byaje guhinduka gute? Dukurikira ikiganiro rero tumenye uko byahindutse, tumenye ikibazo uko cyinjiye, tumenye kuko umuntu ashobora kurwanyiriza ikibazo hejuru, cyangwa gushaka gukemurira ikibazo hejuru ntigikemuke, ahubwo agateza ibindi bibazo. Turebe rero mu by'ukuri ikibazo mu muzi, noneho nitunashaka igisubizo, dushaka igisubizo mu muzi. Ikibazo mu muzi ndashaka kuvuga iki? Ikibazo mu iremwa byagenze gute? Byaje guhinduka gute? Reka tujye mu Baroma mu gice cya mbere, duhere ku murongo nk'uwa 21 dusome. Kuko ubwo bamenye Imana. Abaroma igice cya mbere guhera ku murongo 21. Kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana, habe no kwishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirima icura umwijima. Biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu
bapfa, n'iby'ibiguruka, n'iby'ibigenza amaguru ane, n'iby'ibikururuka. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bononane, bakora ibiteye isoni, bononane imibiri yabo, kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera, kubirutisha Imana rurema ariyo ishimwe iteka ryose. Amina. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe, kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye, buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa, buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebanyiriza mu byongorerano, n'abatukana, n'abanga Imana, n'abanyagasuzuguro, n'abirarira, n'abahimba ibibi, n'abatumvira ababyeyi, n'indakurwa ku izima, n'abava mu masezerano, n'abadakunda ababo, n'intababarira. Nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa, bashima n'abandi babikora. Imana ishimwe cyane. Dusubira mu magambo menshi agaragara mu gice cya mbere cy'Abaroma, guhera ku murongo wa 21. Twashoje icyo gice cyose gisoreza kuri 32, ariko byari ngombwa kugira ngo twumve ayo magambo. Mu by'ukuri bigaragara ko abantu banze Imana, nubwo bamenye Imana ariko ntibayubahirije nk'Imana. Abantu bamenye ko Imana iriho, kandi biragaragara nyine ko iriho, babigaragarijwe no kubona ko batiremye, no kubona ko n'ibiriho nabyo byose bitiremye. Mw'ubwo buryo umuntu yamenye Imana ariko ntiyayubahirije nk'Imana, ahubwo yarayigomeye, yimura Imana. Kwimura Imana kwabereyeho muri Edeni, ubwo Imana hari icyo yabwiye umuntu kugenderaho, hari uko yabwiye umuntu akwiye kubaho n'ibyo akwiye kubahiriza. Hanyuma shitani aje nawe amubwira ibindi. Umuntu rero yumvira icyo shitani amubwiye, yimura Imana, kandi Imana yari yamubwiye ko mu gihe azarya ku giti yamubujije kuryaho no gupfa azaba apfuye. Noneho rero ahitamo kukiryaho, aba agomeye Imana. Noneho yinjirwamo n'ubugome bwose rero, aho buva bukagera, n'ububi bwose aho buva bukagera. Niho hinjiye akamero k'ubunyacyaha. Noneho ibyo rero bikururira umuntu mu kurarikira ibindi, yimura Imana, noneho ahubwo ayoboka ibigirwamana, ayisimbuza ibishushanyo byaremwe n'abantu, ayisimbuza ibindi byinshi yagiye yiremera byo kwishakira umunezero. Bityo umuntu aba mubi cyane, karahava. Umuntu yinjirwamo n'ububi busaze, mu by'ukuri atangira gukora ibidakorwa, atangira guhimba uburyo butari bumwe bwo kwishakira umunezero, ariko udakomotse ku muremyi we, ahubwo ukomotse ku bindi bintu byinshi yagiye yihimbira, yishakashakira, yivumburira, birimo n'ubu nyine butinganyi. Mu by'ukuri
ni ikibazo cyo kwimura Imana kwa Adamu cyatumye atakaza umunezero Imana yari yaramuremeye kubamo, hanyuma noneho ahubwo yihimbira umunezero w'uburyo butari bumwe, ariko udakomoka ku Mana, ahubwo ukomoka mu mitekerereze ye. Aha rero niho ikibazo cyinjiriye, aho niho ubutinganyi bwaziye, aho niho kugomera Imana k'uburyo butari bumwe kwinjiriye. Ariko ibyo byakomeje nyine bigaragara noneho ko atari ubutinganyi gusa, ahubwo hinjiye n'ibindi bibi byinshi, nk'uko bakomeje kuvuga ubugomeramana bw'uburyo butari bumwe bwinjiye mu buryo bw'umuntu, bwinjiye mu muntu, ariko n'ubundi n'icyo gihe bwinjiriye, byose byinjiriye rimwe, hanyuma bimaze kwinjira umuntu akagenda bigaragaza inyuma, ariko aho byinjiriye naho muri Adamu, ariko buri wese nyine akagenda bigaragaza mu buryo butari bumwe. Ushobora rero kutibonaho ubutinganyi ukibonaho ibindi, ariko ukaba wagira ngo utandukanye n'abo batinganyi. Oya, uburyo ushobora kubona, hari ubwo ubona abantu bari abasinzi cyane, ukabona n'abasambanyi cyane, ukabona umuntu wenda yatwawe se n'imiziki, yatwawe n'amafilme, yatwawe n'ibiki. Mbese ibyo byose ni ukwimura Imana kwatumye umuntu yishakira ibindi bintu byamunezeza, yishakira ibindi bintu byarema umutima we cyangwa byakomeza umutima we, ariko bidashobora gukomeza umutima we mu by'ukuri, kubera ko siho Imana yashimye ko umunezero w'umuntu waturuka. Ibyo bintu byose rero, kandi hano noneho bavuze ngo bikagira n'izindi ngaruka mu mibiri. Hano bavuze nyine ngo abagabo batangiye kurarikira abandi bagabo, n'abagore batangiye kurarikira abagore bagenzi babo, barononana, bagirirana nabi. Imana ngo yarabaretse, bamaze kumera gutyo nyine, icyaha kimaze kwinjira irabareka ngo basi noneho bajye bamera nabi, bakora ibibi byose, kubera ko Imana niyo yakabaye ari uburinzi bwayo, ari byiza kuri bo, ariko ubwo bayiretse nayo yabaretse nyine kugira ngo babone ingaruka z'ibyo bikururiye cyangwa z'ibyo bakoze. Mu by'ukuri rero ahangaha icyo numvaga cyane kwari kugaragaza inkomoko y'ubwo bubi umuntu yibonaho, hanyuma cyangwa abona no ku bandi, nubwo wenda yatekereza ko watameze kimwe nabo, ariko nawe ameze kimwe nabo, ariko aho byakomotse naho. Hanyuma mu by'ukuri ushobora kubugaragaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ikibazo abantu bose baragisangiye. Ushobora kutagaragaza ubutinganyi ukagaragaza ikindi. Niyo mpamvu bavuze urutonde hariya rw'ibyaha byinshi. Niyo mpamvu mu gice cya kabiri gikurikira nyine, n'ubundi aha mu Baroma mu gice cya kabiri bakomeza n'ubundi bavuga kudacirana imanza, kubera ko abantu bose nyine bafite ikibazo. Umve ukuntu bavuga guhera ku murongo wa mbere turageza nko kwa gatatu. Nicyo gituma utagira icyo kwireguza, wa muntu we ucira abandi urubanza. Ubwo ucira undi urubanza uba witsindishirije, kuko wowe umucira urubanza ukora bimwe n'ibyo akora. Uwo ni umurongo wa mbere. Imana yo niko ibona ko abantu bose bakora ibintu bimwe. Nubwo shitani arangaza abantu, ubu nyine abantu barangariye ku butinganyi, babufasheho igihe kuko bumva ngo ari ikibazo ngo nicyo kibazo gikomeye gihari, ariko ibyabo bo ntibabirebaho. Ese ukibwira ngo bitandukaniye hehe ko byose ari kimwe nyine? Ariko tuzi yuko iteka Imana izacira ku bakora bene ibyo ari iry'ukuri. Imana izacira abantu iteka rirahari. Abanyabyaha bose bategereje umuriro utazima uzashyirwamo abanyabyaha, ariko ni abanyabyaha b'ingeri zose. Ntabwo umuriro uzajyamo abatinganyi, ahubwo umuriro uzajyamo abanyabyaha bose aho bava bakagera. Wowe muntu ucira urubanza abakora bene ibyo nawe ukabikora, mbese wibwira yuko uzakira iteka ry'Imana? Mbese abantu aho kugira ngo barebe ikibazo kibugarije, aho kugira ngo abantu barebe ko bageramiwe, ko hariho urubanza rw'ibyaha rubategereje, bo bakomeza ahubwo kureba ko abandi bafite ikibazo nk'aho bo batagifite. Aho deje bamaze gutsindwa n'andi mayeri ya Satani,
yo kugira ngo umuntu atamenya uburwayi yatejwe na shitani, ahubwo ajye areba uburwayi mu bandi aho kubwibonamo, noneho bitume mu by'ukuri anarimbuka azira kutamenya ikibazo, noneho ngo abe yanibaza uko cyakemuka. Aha rero twari ukureba ipfundo cyangwa se umuzi nyakuri w'ikibazo cy'ubutinganyi, aho cyakomotse nihe? Cyakomotse aho ibindi byose byakomotse, ni ku cyaha cya Adamu, igicumuro cya Adamu yakoze abantu bose bamurimo, bigatuma abantu bose bimura Imana, bakimika imyifurize n'imitekerereze ipfuye yo kwishakisha umunezero mu bintu bitari byo, mu buryo Imana itabigennyemo. Noneho ibyo rero nibyo bigenda bigaragaza ibimenyetso bitandukanye, wowe wagaragaza ibi, undi akagaragaza ibindi, gutyo gutyo, ariko abantu bose bafite ikibazo kimwe, kandi nyine n'aho gikomoka ni ahantu hamwe. Icyo numva aho nshatse naba mpiniye aho ku nkomoko y'ikibazo. Reka rero tujye ku mashami yacyo. Kuki ubutinganyi bugenda bufata indi ntera? Urumva aho buturuka aho twahumvishe, ariko se kuki bugenda bufata indi ntera, intera ndende? ni ukubera iki? Mu by'ukuri uwakwibaza gutyo nabwo yaba afite impamvu yo kubyibaza, ko biragaragara, ariko reka mvuge iki. Hariho kimwe cyo gitera abantu nanone kuko ibyo kwinezezamo byo ni byinshi ku bantu, ariko se kuki iki nacyo gikomeza gufata intera cyane? Ni ukubera ko abantu mu by'ukuri bafite gutinya urushako. Reka mvuge gutyo, abantu bafite gutinya urushako kubera ko urushako kuri ubu rugenda rugaragaza ibintu bidasanzwe. Abantu bagenda bahemukirwa, cyangwa se abantu bagenda bahemukira abandi mu rushako, bityo bigatuma hari abatinya urushako. Hari abatinya urushako kandi bakeneye wa munezero wo mu rushako, ariko bagatinya gushaka kubera gutinya guhemukirwa. Urabona nyine, ubwo ndashaka kuvuga amadivorce cyangwa se gatanya zigenda ziba nyinshi ku bashakanye. Mbese guhemukirana kw'abashakanye kugenda kuba kunini, ku buryo noneho n'abantu bageraho bakabitinya, bakavuga bati ati ibi bintu se, ati runaka ko ejo bundi yashyingiwe, ko byari byiza ko twabutashye, ariko mu gihe gito tukabona rurasenyutse, ubu ibi bintu ni ibiki? Noneho akavuga ati rero, aho kugira ngo nshake umugabo, niba ari umukobwa, reka nzashake umukobwa mugenzi wanjye abe ari we tubana, noneho wenda we twaramana, wenda we twarambana, ntazahemukira umukobwa mugenzi we. Hakaba icyo ngicyo nacyo kirashoboka. Abantu bakavuga bati, ujya ubyumva ngo umugabo ni umwana w'undi, cyangwa umugore ni umwana w'undi, abagabo bose ni bamwe, n'ibindi nk'ibyo. Ntukiringire umugabo, ntukagire gute. Ibyo biba impamvu yo kuvuga ngo noneho reka nshake uwo duhuje ikibazo, noneho twisungane, tugerageze kuziba icyuho cy'ibyo twifuza, ariko noneho tukizibe nkatwe nk'umugore ku mugore cyangwa umugabo ku mugabo, noneho bityo tube twirinze abagabo baduhemukira. Noneho n'ab'igitsina gabo nabo bakabitekereza gutyo, bavuga bati reka twisungane, dukemure ikibazo twari dufite twashakiraga abagore, noneho twe ntituzahemukirana, ahubwo tuzaba duhunze ubuhemu bw'abagore. Icyo rero cyo gutinya gusenyuka kw'ingo gituma umuntu ashobora gutekereza gutyo, ariko nabwo ibyo ntibyaba igisubizo mu by'ukuri, kubera ko n'abagabo ku bagabo ntibabura nyine guhemukirana, kuko ubuhemu buri mu muntu n'ubundi. N'iyo ashakishije bya byishimo kuri mugenzi we w'umugabo cyangwa kuri mugenzi w'umugore, n'ubundi nawe ubwe ntiyabura kumuhemukira, kuko n'ubundi amatsiko ntajya arangira.
umuntu ahora n'ubundi afite amatsiko. Ubwo uwararikira umugabo umwe yararikira n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane, uwararikira umugore umwe yararikira n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane. Mbese n'ubundi aho naho ntihabamo igisubizo, kuko amatsiko y'umuntu ntashira. Mbese kuvuga ngo umugabo ntampagije cyangwa ndatinya gushaka umugabo reka nshake umugore, ndatinya gushaka umugore reka nshake umugabo niba utazampemukira, uwo washatse ndi umaze kumubona, burya umuntu agira amatsiko y'ibyo atarabona, unatekereza ko washaka undi, noneho nawe ukumva uko ameze, ukumva uko ameze, kuko nyine ni amatsiko, ni kwa kwifuza kutarangira ko muri kamere y'umuntu yatewe n'icyaha, ubwo adahagijwe n'Imana noneho agashaka kwihaza anyuze mu zindi nzira we yihimbiye ubwe. Mbese akaburira umunezero hamwe akawushakira ahandi, gutyo gutyo, ariko ntawe ashobora kubona n'ubundi atawuhawe n'Imana, ntiyawubonera muri iryo rari ry'uburyo butari bumwe, agenda ashaka guhaza we ku giti cye. Ntabwo umuntu yakwihaza keretse mu by'ukuri ahagijwe n'Imana. Noneho icyo ni kimwe. Kabiri, reka mvuge ko kabiri harimo n'ikindi cya celebrity cyangwa se kwamamara. Celebrity nayo yaba impamvu kuko ubundi n'umuntu no mu busanzwe akunda kwamamara, mu busanzwe nacyo kiri mu byo umuntu akunda, kumenyekana, kwamamara. Noneho uko rero abantu bakomeza kurwanya ubutinganyi no kubuvugaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, abantu ahubwo barushaho kubigirira amatsiko, ndetse uko byamamara bimenyekana nk'aho ari kimwe mu byo abantu bari gukora muri iki gihe, umuntu iteka ashaka kugendana n'igihe kiriho, ashaka kuvuga ati wa mugani se ibyo bintu nanjye wabigerageza nkumva. Mbese kubyamamaza abantu batekereza ko bari kubirwanya, burya ahubwo kubyamagana abantu batekereza ko bari kubirwanya, ahubwo burya ni ukubyamamaza mu rundi ruhande, nubwo abantu bataba bazi ko ari icyo bari gukora. Baba bari kubyamamaza bagatuma abantu babigirira amatsiko, bavuga bati noneho wa mugani se ntibyaba ari byo, wa mugani se wabigerageza, wa mugani se kuko uzarebe burya ikintu cyose kiri kuvugwa abantu bagira amatsiko yacyo, batangira kwibaza ati ese ko byaba ari byo koko, siko byashoboka koko. Mbese kubyamagana bigakwirakwizwa birushaho gutera abantu amatsiko yo kuba babigenderamo cyangwa babikora ngo barebe icyo abandi baba barabarushije. Nacyo rero ni ukugitekerezaho, ni ukwibaza ko umuntu arimo ararwanya ikintu cyangwa arimo aracyamagana, ariko ku rundi ruhande akaba arimo kucyamamaza cyangwa akaba arimo kukimenyekanisha hirya no hino. Hari ukuntu abantu bajya bavuga ibyaha byabo mu masengesho hirya no hino mu nsengero, bagiye gusenga bagafata umwanya amasaha 2 yo kuvuga ibyaha. Mu by'ukuri biriya ni ukwamamaza ibyaha, mbese ni ukutera abantu amatsiko. Iyo uvuze ngo Imana imbabarire gukora ibi, burya n'utabikoraga agira amatsiko yo kuba yabikora. Aravuga ati na runaka ajya abikora, niba runaka abikora se mu by'ukuri njyewe nabikoze nanjye nkareba, nawe akabikora kubera ko yumvishe ko runaka nawe ajya abikora. Kuvuga rero ngo abantu bari kwamagana ubutinganyi bishobora kuba impamvu yo kubwamamaza batabizi. Ikindi muri kubimenya ko biriho kandi abantu ko bari kubitangarira, hari n'ushaka kubikorera kugira ngo nawe
mu by'ukuri atangarirwe, nawe atangarirwe. Nibyo koko rwose, urumva umuntu ashobora gutekereza ko arimo kurwanya ikintu, kucyamagana, ariko akaba ari kucyamamaza atabizi, mbese kigatera abantu amatsiko. Umuntu agira amatsiko nyine, kandi kuko nk'uko nabivuze, muri kamere habamo uko kwifuza kose, kandi ku bantu bose. Urumva n'utabitekerezaga, iyo yumva ko bihari, ko bishoboka, ko yumva ko hari ababikora, mu by'ukuri nawe ahita agira amatsiko. Njya numva hari n'abantu bavugwa wenda ngo ni abasitari babikora, niba ari umusitari ubikora bigahita biba ikintu cyo kuvugwa cyane, nyine kubera ko bikorwa n'umusitari cyangwa umuntu uzwi cyane ku isi. Noneho uko rero bivugwa ndetse bikavugwa nk'ibikorwa n'abasitari, kandi bakabona ntacyo abaye, bakabona afite kumenyekana, bakabona afite ubutunzi, bakabona nyine n'umusitari nyine. Ubusitari murumva icyo ari cyo. N'undi ahita avuga ati wa mugani se, simbona bigezweho se, simbona se ari ibintu bifite agaciro, mbese nawe akumva yabikora. Mbese kubyamagana ni ukubyamamaza, bituma hari benshi bahita ahubwo bigirira amatsiko, bakaba bumva babikora kubera ko ari ibintu bigezweho, biri kuvugwa cyane mu buryo bw'isi. Ndetse hari n'uvuga ati nimbikora nzavugwa nanjye, nzavugwa. Kandi abantu benshi nyine barabikunda kuvugwa, kwamamara, kumenyekana. Abantu benshi barabikunda, bityo rero kubyamagana bikajya mu mbuga nkoranyambaga, bikagira gute, ndetse iyo ubirebye ubona ni inzira yo kubyamamaza cyane, nubwo abantu benshi wenda atari uko bashobora kubitekereza, ariko burya niko bimera. Hanyuma ubwo nari nshatse kugaragaza ikibazo aho cyatangiriye, ariko n'uburyo kirushaho gufata intera, n'impamvu zishobora gutuma mu by'ukuri cyafata intera cyane kurushaho. Noneho ariko hari ikindi nanone ntabura kugarukaho. Ese Imana yo, Imana mu by'ukuri yemera gushyingiranwa kw'abantu badahuje igitsina? Nk'uko nakomeje kubivuga, izi ni ingaruka z'icyaha, ntabwo ari ubushake bw'Imana. Ni ingaruka zo kwimura Imana kwa Adamu, ntabwo ari ubushake bw'Imana. Ku buryo rero Imana iri mu muntu yo yari igamije ko iremera umufasha Adamu, yari igamije ko noneho babyara bakororoka. Kandi nk'uko bigaragara ntabwo nyine kubana k'umugabo n'umugabo cyangwa umugore n'umugore byavamo icyo ngicyo Imana yari igambiriye irema umufasha w'umugabo. Ntabwo byavamo, nta nyungu nyine Imana yari ibifitemo. Ni kwa kwimura Imana gusa kwatumye bibaho, ariko nta nyungu Imana ibifitemo ku buryo twavuga ngo yashyigikira gushyingiranwa k'umugabo ku mugabo cyangwa se umugore ku mugore. Ntabwo ibi birimo gushaka kw'Imana. Ntabwo rero Imana yashyigikira ibyo abantu bakora. Reka mvuge ariko kuko atari no gushyingiranwa nyine, niba twakumva neza igisobanuro cyabyo, ubwo si byo. Nta nubwo ari ugushyingiranwa, tunabyise gutyo twaba dupfobeje ishyingirwa Imana ivuga. Iryo si ishyingirwa Imana ivuga. Noneho hakaza na kiriya kindi cyo kubaza ngo ese noneho amadini cyangwa n'amatorero, bitewe na operasiyo babiha cyangwa inyito, ese byo byemerewe noneho kubashyingira? Bikumvikana ko nanone ku rundi ruhande tugomba gusobanukirwa umurimo w'itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana ryo Imana icyo yaritumye si ugushyingira abantu, ahubwo ni ukuvuga ubutumwa bwiza, abemeye bakizera bakabatizwa bakanigishwa, nk'uko misiyo ivuga ngo mugende mu mahanga yose mubwire abaremwe ubutumwa bwiza, abazemera bakizera muzababatize munabigishe
kwitondera ibyo nategetse. Iyo niyo misiyo y'itorero. Ntabwo misiyo y'itorero ari ibijyanye n'ishyingirwa, ahubwo Imana niyo yashyingiye Adamu na Eva, n'ubu niyo ikomeza kubashyingira, niyo ikomeza gushyingira. Ntabwo abantu ari bo bashyingira abandi. Ku Mana rero ho twabonye ko Imana mu by'ukuri itari ifite umugambi w'uko umugabo n'umugabo bashyingiranwa cyangwa umugore n'umugore bashyingiranwa, ahubwo yashakiye umugabo umugore kugira ngo babashe kororoka. Imana ntiyabashyingira rero, ariko n'amadini n'amatorero mu by'ukuri navuga ko ari ukuyoberwa inshingano z'iremwa ry'umuntu, ariko ni ukuyoberwa inshingano z'ivugabutumwa, ni ukuyoberwa inshingano z'ivugabutumwa, noneho bakajya mu bindi bitari ivugabutumwa. Ntabwo amadini n'amatorero nyine byamenye inshingano z'ubutumwa bwiza, niyo mpamvu bakora nyine n'ibyo byose bitari ubutumwa bwiza. Hanyuma Imana cyakora yo ntiyashyingira umugabo ku mugabo cyangwa n'umugore ku mugore, ariko nta n'uwahawe gushyingira abantu, ahubwo misiyo y'itorero rya Kristo by'ukuri ni ukubwira abantu ubutumwa bwiza kugira ngo babohoke, bave mu cyaha, noneho babeho ubuzima bunezeza Imana, ariko banabe abaragwa b'ijuru, mbese no gutarura intama zazimiye zikagaruka ku muremyi wazo. Hanyuma reka dusoreze no ku kindi cyo kwibaza ngo ese iki kibazo cyabonerwa umuti, ikibazo cy'ubutinganyi cyabonerwa umuti ku buryo mbese abantu bareka ubu buzima ko bigaragara ko butava ku Mana? Yego, umuti urahari, ariko umuti ni uwuhe? Umuti ni ubuntu bw'Imana. Iri jambo ry'ubuntu abantu barwanya, abantu batumva, abantu badasobanukirwa, barwanya nk'ikibi, nibyo ryaba igisubizo ku butinganyi, nk'uko ari igisubizo ariko no ku kutumvira Imana kose. Turasoma muri Tito 2:11 kugeza kuri 14, haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ubuntu bw'Imana rero buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Ubwo buzanira abantu bose agakiza, ubwo n'abatinganyi ntibagiye ku ruhande, ubwo n'abasambanyi bandi ntibagiye ku ruhande, ubwo n'abasinzi ntibagiye ku ruhande, ubwo n'abaramya ibishushanyo ntibagiye ku ruhande, ubwo mbese ubunyabyaha bwose. Ni ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza, mbese ni ubuntu bw'Imana bubasha gukiza buri muntu wese, nicyo bivuze. Bwarabonetse, ni nabwo butwigisha kureka kutubaha Imana kose n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, mu gihe bitari gukunda kubaha Imana, mu gihe kutubaha Imana ariko kweze ku buryo butari bumwe, ariko ubuntu bw'Imana burahari kugira ngo butwigishe kubaha Imana, noneho buturekeshe kutubaha Imana, butwigishe kubaha Imana, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Urumva, abafite gutegereza Yesu Kristo nk'uzaza abazaniye ubwiza, nk'uzaza aje kugira ngo abahindurire imibiri, abajyane mu ijuru, bajye kubana nawe iteka ryose, babikesha ubuntu bw'Imana, babikesha kwizera ko twababariwe, ko twemewe, ko twatsindishirijwe na Yesu Kristo. Abo bakiriye ubuntu bw'Imana, ariko ubwo buntu nibwo bubarekesha n'ibindi bintu byose aho biva bikagera. Ari ufite ubutinganyi rero akeneye kubukira, ariko nawe ukeneye gukira ibindi byose wibonaho, kubera ko umuti nta wundi, umuti ni ubwo buntu bw'Imana. ahandi ho umuntu ashakira igisubizo, kurwana intambara mu buryo bw'umubiri, mu magambo, guterana amagambo no guharira no kugira gute, ntabwo byaba igisubizo cy'ubutinganyi.
ubuntu bw'Imana niyo gisubizo kirambye ku butinganyi. Naho ibindi abantu barimo kuvuga ngo bari kurwanya ahubwo ni ukwamamaza, ahubwo tuvuge ubuntu bw'Imana buzakiza abantu n'ubutinganyi, buzabakiza n'ubusinzi, buzabakiza n'ubusambanyi n'ubujura n'ubundi bugome n'ubwirasi. No bavuze ibintu byinshi cyane byazanywe n'icyaha ariko ntibanabimazemo, ariko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza, ubwo ari bose, ntawe usigaye, nta muzungu, nta mwirabura, nta mumerendien, mbese umuntu wese ahava akagera ubuntu bw'Imana burahari kugira ngo bumukize. Komeza ubane natwe rero kuri channel yacu Icundikorerwa TV. Niba utarakanda subscribe kandaho, ariko turi no kuri Facebook, naho ni Icundikorerwa TV, TikTok na Instagram naho ni Icundikorerwa TV. Dusangeyo dukomeze tuganire ijambo rikiza, ijambo ribatura, ijambo ritanga ubwenge, ritanga imbaraga, ritanga igisubizo ku bibazo byose isi ifite. Niba mu by'ukuri utari wabikora, bikora ukande subscribe. Niba ushaka kujya muri group WhatsApp, twandikire 07844255 tugufashe kujya no kuri WhatsApp group yacu, noneho urusheho gusobanukirwa byinshi kurushaho. Kandi rangira abandi channel yacu nabo bayimenye, hanyuma nabo bakomeze kungukiraho, kuko nawe uri kunguka wibyihererana. Rero ubuntu bukomeza kuba ubuntu, ibyo ukomeza kuronka ku buntu nawe bimenyesha abandi kugira ngo bakizwe no gukomeza kumva ijambo ry'Imana. Wanaduha comment ushaka kugira ibyo utubwira, ushaka kutwungura, waduha comment kugira ngo mu by'ukuri dukomeze kubana, dukomeze gusangira, dukomeze gushyigikirana, dukomeze gufashanya, kugira ngo kuri kugere kuri benshi. Abantu bahugiye mu bindi bintu byinshi ariko bigatuma batamenya ukuri ku ijambo ry'Imana, ndetse abavuga ko bateye imbere, abavuga ko bafite byinshi, bageze kuri byinshi, n'ibi byose niho ubona bifite imbaraga nyinshi, ariko mu by'ukuri dutere n'imbere noneho mu kumenya n'ibyo Imana ishaka. Iryo terambere dushaka ry'ubutunzi na tekinoloji na siyanse n'ibindi, ntidusige noneho n'irindi terambere ryo mu buryo bwo gusobanukirwa icyo umuremyi wacu yaturemeye, kubera ko ntabwo twabaho neza uko twabitekereza kose turi kure y'ubushake bw'uwaduhanze. Umuhanzi niwe muhanga, umuremyi niwe uturemera byose, niwe utubeshaho muri byose, niwe waduha kugubwa neza bigakunda. Naho imbaraga z'umuntu n'ubwenge bwe nyine bimuhingura nk'aha ngaha turimo turabona, ndetse n'ahandi haruta aha ngaha, n'ibindi bizakomeza guhishuka, bizakomeza kugaragara. Umuntu afite byinshi burya bibi muri we, haba hasigaye gusa ko habaho imbarutso ituma bikagaragara, ariko umuntu afite ikibazo gikomeye aterwa n'icyaha, ariko igisubizo kirahari, umuti urahari, ni ubuntu bw'Imana. Mureke rero mu by'ukuri tubuvugeho, tubwamamaze, tubumenyeshe abatuye isi bose, kugira ngo bakizwe nabwo, babeshweho nabwo, basobanukirwe imiterere ya muntu, ikibazo cy'umuntu afite, ariko n'igisubizo cy'uwo muntu ku kibazo icyo ari cyo cyose. Kuko niko bavuze ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza, abantu bose. Ubwo icyo nyine tucyumve ko ntawe usigaye, nta muyuda, nta mugiriki, nta muzungu, nta mwirabura, nta munyamujyi, nta munyacyaro, nta wize, nta muswa, nk'uko abantu bose n'ubundi bangiritse, ariko ni nako ubuntu bw'Imana nanone buzanira abo bantu bose agakiza, bukabakiza, bukababeshaho, bukabarema ahasenyutse hakongera hakabaho, umuntu akaba icyaremwe gishya, akanezeza Imana ariko nawe akanezerwa. Kadusezeraneho rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Nizeye ko tuzakomeza kubana, tugakomeza gushyigikirana, tugakomeza gusobanukirwa ubushake bw'Imana ku buzima bw'abantu bayo, abantu yaremye, kandi mu by'ukuri ibyo yifuza ko tugirira si bibi ahubwo ni byiza. Ubwo rero dukomeze tubisobanukirwe, dukomeze tubihe umwanya, dukomeze tugire ishyaka n'inyota n'inzara
byo gusobanukirwa mu by'ukuri ijambo ry'Imana, turimenya mu kuri kwaryo, turimenya mu mwuzuro waryo, turimenya nk'uko Imana ishaka ko turimenya. Amahoro y'Imana rero navuga nti mu by'ukuri aruta andi mahoro yose umuntu yatekereza, aruta ibindi byose umuntu yatekereza, kuko umuntu atekereza byinshi yita byiza, yita iterambere, yita gisirimu, yita kumenya no gusobanukirwa, ariko reka mvuge ngo amahoro y'Imana n'ibindi byose byiza biva ku Mana bikomeze kubana mu by'ukuri n'abizeye Yesu Kristo bose, bagahindurwa intungane ku bwe, amahoro n'umunezero n'ibyishimo n'indi migisha yose iva ku Mana bikomeze kubana n'abera b'Imana, kandi mu buryo bw'iteka ryose. Ubwo rero nakagaruka, tuzongera ubutaha, mugubwe neza, mutekane, mukomeze gutekereza ku Mana, mukomeze kwibwira ibyayo, mukomeze kunezererwa Imana, mukomeze kuyishakiraho ibisubizo by'ibibazo byose, kuko ari ibigira, isi ntabyo ifite, ariko Imana irabifite, ibyananiranye, ibidasobanutse, ibigoye abantu, ibidashoboka, mbese iby'isi yaburiye ibisubizo, kandi ni byinshi isi idafitiye ibisubizo, birahari mu Mana, birahari ku Muremyi, birahari ku Mukiza w'abari mu isi, birahari ku Mucunguzi, birahari kuri Data wa twese, birahari ku Mana, kandi nawe ndabikwifuriza. Ariko ubwo wagize amahirwe yo kumenya icano, yo kumenya ibiganiro byacu, ntabwo nshidikanya ko mu by'ukuri nawe uzarushaho kugenda ugwirizwa ayo mahoro, uwo munezero, umutekano, iyo migisha yose, ubwo bwenge, ku kumenya, ku guhishurirwa, ku kuzura imbaraga ziva ku Mana, gusobanuka no kwisobanukirwa no gusobanukirwa byose bikomeze mu by'ukuri bibane n'abera b'Imana, kandi mu buryo bw'iteka ryose. Ubwo rero bayi, reka mbasezere, tuzongere ubutaha, tuzongere mu bindi biganiro, kuko nakagaruka, ibiganiro birahari, ndetse murebe no mu bindi byakozwe mbere y'iki, kubera ko iki si icya mbere, si n'icya nyuma. Naho rero murebe mu bindi twakoze, mu by'ukuri musobanukirwe byinshi kurushaho, musobanukirwe iby'ubuntu bw'Imana, musobanukirwe ineza y'Imana, musobanukirwe imbaraga y'Imana. Murebe ibindi biganiro, murushaho kunguka, murusheho gutera imbere mu by'Imana bashakaho, kwica no murebeho ibyo twakoze mbere, mubirebe, mwunguke, murushaho gusobanukirwa iby'Imana ibashakaho. Bye bye rero, umunsi mwiza, ibihe byiza, ijoro ryiza niba ari nijoro, akazi keza, ugakora utekanye, ugakore ntacyo bikanga, ariko hashingiye nanone kuri bwa buntu bw'Imana bukomeza kudushingira igiti, bukomeza kutubera imbaraga, bukomeza kutubera igisubizo, bukomeza kutumara ubwoba, bukomeza kudutinyura. Amahoro y'Imana abane natwe twese abizera Yesu Kristo none iteka ryose. Amin.